Hello, friend. TV, Ilios TV.
asubizamo inda abyara umukobwa. Uwiteka aramubwira ati izina rye umwite Loruhama, bisobanura ngo kuko ntazongera kugirira inzu ya Isiraheli imbabazi, ntabwo nzongera kubababarira ukundi. Reka nsubire. Hanyuma buri muntu wese anyize umutima n'amatwi, sibyo? Nuko asubizamo inda abyara umukobwa. Uwiteka aramubwira ati izina rye umwite Loruhama, kuko ntazongera kugirira inzu y'Isiraheli imbabazi, ntabwo nzongera kubabarira ukundi. Kubabarira iki? Ukundi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe kino gitondo, turagushimiye ko wakiduhaye. Turi muri uyu mwanya wo kumva imvugo yawe, kandi imvugo yawe kuri twebwe ni byiza, ntabwo ari bibi. Kugira neza kwawe rero ni kubane natwe, kandi ubwami bwawe twe kugira ngo ubwami bwa Satani bugende. Mu bwami bwawe barakiranuka, kandi waduhamagariye n'ubundi kwezwa, ntabwo waduhamagariye kwanduzwa, kandi abejejwe gusa nibo bazakubona mwami Mana. Girira neza ibiteraniro byose, gushaka kwawe ni kube kuri twe, udutsindire ikibi, ubonekane nanjye. Ibyo ngiye kuvuga ugatari ibyanjye ari ibyawe, Mwuka Wera wururukire kubana nanjye, kandi mvuge ibyo mbwirijwe nawe uko wabimpaye abandi ko mbivuga, ntongereyeho kandi ntagabanije, kandi byumvikane hagati y'ubwoko bwawe, kugira ngo bigire aho bibakura n'aho bibageza. Ni wowe nyiri ijambo, ni wowe ufite ijambo mu gihe nk'iki, kandi reka habeho kukumvira abantu. Urakoze Data wa twese, byose bisabye nshima nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu nashimwe cyane. Iri joro wenda ndabimenyereye ko nikangura nkafata igihe cyo gusenga. Iyo ari ku wa gatandatu ho uba ari umwanya wo gusengera amateraniro. Nari mfite ijambo, wari umwanya wo kurisengera kugira ngo n'ubundi aricyo njya kuvuga mu materaniro. Nta gahunda nari mfite ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Nta gahunda nari mfite yo kuza mu iteraniro rya Birenga na Buhinja. Menyereye nikanguye bwa mbere, kandi nikangura rimwe nijoro. Nikangura rimwe nijoro, gufata ibihe byo gusenga, najya hanze nasengera ku gitanda cyangwa se mu cyumba ndaramo, biterwa n'uko ndi kwiyumva. Hanyuma rero nikanguriye gusenga, ariko mbikangurira kuri iyi mvugo ivuga ngo sinzabababarira. Ibyanjye ibyo natekerezaga byahise bigenda. Sinzagera gute?
sinzagera gute rugi sinzagera gute twari sinzagera gute sinzabababarira noneho nibwo hazaga ijambo ariko nari maze kubwirwa ngo sinzagera gute Sinzababarira. sinzabababarira ariko ubu ni abakira n'abaki reka dusome Hoseya 6. reba abo bantu Imana itazababarira turahareba n'impamvu yacu turareba abitazababarira abari bo yego turebe n'impamvu itazabababarira kiriya gice cyo turajya kongera tugisubiremo turasoma muri icyo gice cya 6 cy'icyo gitabo cya Hoseya n'umurongo wa 10 ariko iheruka ivuga neza mo murabyumva irangiza kuvuga ivuga neza ariko nabwo bitewe n'impamvu ho turajyana nabwo bitewe n'iki n'impamvu muri icyo gice cyangwa se igice cya 6 umurongo wa 10 haratubwira ngo mu nzu y'Isiraheli nabo bonyemo ikintu cyangwa se ibintu bishishana aho niho ubwamaraya bwa Efurayimu bwagaragariye niho Isiraheli yagize gute ubwo ntitwabonye impamvu itazagera gute nuko yabonyemo ibintu bigize gute ni ikinyarwanda cyumvikana ni ikinyarwanda kiri kumvikana ibintu bigira gute Bishishana. impamvu itazabababarira nuko yababonyemo ibintu bigira gute Bishishana. turi muri kirize yo gufungirwa iki Insengero. insengero ariko ubundi mpamvu ni iyi kuki barinda kuzifunga kuki barinda gufunga iki insengero wa kabiri babitangiye byajya wa kabiri njyewe nazindutse barampamagaye babwira ko ubuyobozi bwageze ikazo kandi ibyo basabaga ibi bintu rero mukagira Imana ibi bintu abayobozi iyo bageze ahantu bavuga icyo bakwitura gusa bapfa kuba baganiriye ko bari bugire gute bari bubafunge abari bahari barababwira ngo mubwire pasiteri wanyu adusange ku murenge yewe bashakagaho diporome mo murabyumva bashakagaho iki bakashakaho icyemezo cy'uko akarere kaduhaye uburenganzira bwo gufungura muri cya gihe cya covid. Ikindi cya gatatu bambwiye n'iki ikindi cya gatatu baravuze ngo nta parikingi dufite. Ubwo rero nahamagaye kuza ariko parikingi yo ye najyanite certificate nicaye ku ntebe wenda etedemo bariga hajya biga rimwe mu kwezi bikabiri mu kwezi etede biga kanga
kabiri mu kwezi yewe nicaye ku ntebe imyaka 2 akabuno ndagashize hanyuma najyamaga saa 7 z'ijoro noneho nari mfite n'ingorane z'abana kumbwira ngo papa ntitubwira ngo nta manota meza tuzana nawe tuzareba yuzaza icyo kosa Imana iramfasha noneho twebwe ngo twigaga no mu ndimi tutazi Icyongereza Igifaransa Icyongereza n'ubu cyiza icyo kosa abandi yo nayimenya kuyandika nayandika ariko narayazanaga amanota meza ntabwo nageraga mu wa gatatu wow barabinegereje kabisa babitesha agaciro mbyuka mu gitondo cyo ku karere ngo sabe icyangombwa kitwemerera kuko narabasobanuriye mwebwe akarere koherezaga lisite z'insengero ziri bufunguke ntabwo twikinguriye hanyuma bakatubwira ko ibyemezo iyo ni tiripu ya kabiri ariko iya mbere ko barabizanaga inshuro uko zagiye bigenda bikurikirana rero nta byemezo bikingura byari bihari ngezeyo rero ku karere barambwira ngo ibyemezo birahari ariko ntabwo mwaje bino bibakiye ati ntibishoboka ibyemezo bihari n'ibyo ku ngoma ya Aphrodite ubu rero ntabwo nahinguka ngo nzi imbere y'umuyobozi w'akarere ngo nansi icyakoze tuzakora ibishoboka nitwongera kugira inama iki kibazo gishyana ampana nomero ze za telefone ati wowe uzatelefone nzakubwira uko byifashe singaye ngo izi nsengero gufungwa n'iyihe mpamvu abantu barabivugaho kwinshi mo murabyumva kera vuga ivyo Imana yabwiye ahubwo naratangaye abantu bambi abantu nigeze byavuga simbi ariko hari abantu hano baterefoniye ba hano bireba barambwira ngo pastor ngo wibuke ko wabivuze ko insengero zizongera zigafunga simbizi ntabwo nibuka nabi wanjye barabimbiye ngo narabivuze yuko insengero zizongera zikagira gute ntabwo mbizi umugabo ubu ngubu cyangwa se babimbwiye gutyo ntibuka neza ko naba narabivuze ntabyo nzi icyo kosa niba hari ibyo umuntu yibuka amaherekwa hari ibyo wibuka Imana ikabikwibutsa hari impamvu ibyo mu gihe cyavuyeho ukaba wabivuga no mu gihe ugeze mu guhagaze aho ngaho ariko hari impamvu simbizi ntabwo mbizi niba narabivuze ubwo nimwe mubizi ubwo mubimpamya ndabyemeye mu Israheli rero cyangwa se mu bwoko bw'Imana irabona n'ibintu bishishana niba duteranye gutya ikabona mu bantu bayo si abantu iyo ivuga gutya ntabwo ibivuga hanze ibivuga mu bwoko bwayo mo murabyumva hanze natwe turabizi dusanze hano umupagani n'umupaganikazi babohanye basobetse wavuga uti ni ibisanzwe ukica
wawe waguteguje kanaka kuko na nyina kanaka baza mu nzu y'iki kandi birashoboka ko na hano bahari. Ibyo rero nta mpamvu Imana siko yavugiye mu kanwa ka Yesaya yitegereje ibona mu Bisirayeli bayishimisha iminwa ariko imitima yabo iri hehe kure yayo. Abaririmbyi Yesu ashimwe ariko kasi buriya barabizi ko abantu bashobora kuza mwegereye n'umuyobozi bashobora kuza bakababwira ngo muzashyiremo bya bintu bigabanya iki kandi muzabisubize muzongere guterana mwagize gute. Abaririmbyi Yesu ashimwe ariko shaka mukicurangire mujye mucurangira abantu sibyo gake gake. Ibi bihe turimo ntabwo byoroshye. Imana rero irabona mu bantu bayo ibintu bigize gute bishishana, irabishishana. Bishatse kuvuga ngo icyo yaduhamagariye si iki tubonamo. Ariko nawe mbwira wizaniye nk'umugore hanyuma bamubwira ati genda nawe uzikore, wahita ufite uwo mugore urashishe. Iryo ni ijambo ubwira umugabo niba ashaka amahoro rero ugaca akwigendera kwawe. Twihute. Imana irabona mu bwoko bwayo ibintu bishishana. Nta mpamvu rero no kuzifunga itagira gute. Yewe ndayisabira ngo idusigire ubuhungiro bwa birenga. Iby'iwanjye byo deja termine. Ipfa kudusigira ubuhungiro bwa birenga. Nibura tujye tuza tugaterana. Turihuta dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo rwa kabiri igice cya gatatu turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatandatu. ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi turihuta turagira vuba. umenye ko mu minsi y'imperuka urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice ni icya gatatu turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatandatu. Aratubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya uko abantu bazaba barikunda dacamo hanyuma mujye kubasoma. Sindi murasobanura uko iminota ifite imiki. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya uko abantu bazaba bikunda. Reka tusome gake kugira ngo mugende mucyumva neza. Bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, intashima, atararera, badakundana babo ngo muri make bangana, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bahagaragaza ariko
bahakana imbaraga zabo and such as to away. kuko muri bo For of harimo these abagabo sort are bomboka they mu which crept into houses and led captively seed women, baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ryinshi. aha ho uretse n'abagabo yaranambwiye ngo n'abagore harimo abomboka bakanyaga abagabo batagira now as Jana and Jambo. ibi bintu imana nibibona ireke gufunga. ubwo mwatangiye hari umuntu wavuze ngo ni Rutayisire Antoine yavuze ngo ibi bintu si byo. nanjye mu ntekerezo zanjye nk'abantu ibi bintu si byo. watangiye ukanavuga ngo turigisha abajura bagakizwa n'indaya zigakizwa. ariko ikibazo ifite mu murage ikibazo ifite n'ikiri kubona mu bitirirwa izina iri jambo mu bitirirwa ni ukwitirirwa ntabwo turi ubwoko bwayo. niyo mpamvu ivuga ngo sinzagira gute Tuzaruhanya nabo. nimureke rero isohoza umugambi wawe. hanyuma Rutayisire yavuze ngo si byo ariko jewe sinjyewe cyokoza hari ibyo yavuze ngo nemera. yavuze kandi ni nacyo Imana ishaka. yavuze ngo ibi bintu bibaye abantu bafashe ibyumweru bibiri bagasenga Imana. mbese usenga ni muntu Nuwejejwe. ni muntu ni muntu ki? Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu adafite ikimurega aratinyuka imbere y'Imana. ni iki ngiki kandi Imana iri gushaka kuvuga gutya, irashaka yuko imitima y'abantu ihindukira. ngaho se namwe muri iryo jambo Rutayisire yavuze ngaho nimufate ibyumweru bibiri musenge Imana hanyuma mukureho mu mitima yanyu Imana iri kubabonamo uyishisha. Imana ibonye yuko imitima y'abantu yahinduye ni ukuri yari kurakara. umva Imana ntabwo irakara. uzi ukuntu yavugiye mu kanwa ka Yesaya yaravuze ngo ntabwo nahora ndakaye imyuka y'abantu yarashize imbere yayo. iyo ivuga gutya rero ibigira ngo abantu bisubire bijya koza niba tubisubiraho iri jambo ryo rizarisohoza. yambwiye ngo sinzababarira. ngaho nimuntera amabuye mwigire aho ishaka nigire aho nshaka. maze nibona ibi bintu mu mitima y'abantu irajya kuzifunga. reka turangize. turarangiriza muri Matayo. Matayo ni igice cya gatandatu. turasoma duhereye igice cya gatandatu Matayo n'igice cya gatandatu umurongo w'icyenda. ku murongo wa 9 aravuga ngo ni umusenge data wa twese uri mu ijuru
ushaka bibeho mu isi uko bibaho mu ijuru. Reka nsubiremo. Nuko musenge Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rigire gute? Mwararyubahishije. Akabazo mwararyubahishije. Iravuga rero noneho musenge mutya gusa, muvuga mutya ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rigire gute? None mu baritukishije waba urimo? Reka nikomereze. Icumi. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho hehe? Izina ryawe rigire gute? Ubwami bwawe bugire gute? Harya turi mu bwami bwanjye muri iki gihugu? Turi mu bwami bwanjye? Turi mu bwami bwanjye? Ntabwo mubizi, siri bukureba. Muri iki gihugu turi mu bwami bwa Kagame. Havuye mu bwami bwanjye. Aha. Burya rero iyo ubwami bumwe buvuyeho hasi bundi, nitwakuraho ubwami bwa Satani haraza ubwami bw'iki? Kandi abo mu bwami bw'Imana basaba ati, yarambwiye umukashyuka ukureho iby'ubwami bwa Satani, wimike iby'ubwami bw'Imana. Kandi mu bwami bw'Imana bagira gute? Barakiranuka. Nimwanga gukiranuka ko kubababarira bizagira gute? Ntabwo bizababarira. Icyo kize nyir'ubwite niwe ugize gute? Uvuze. Abashaka gukora ibyo mu bwami bw'Imana barahagurukira ku myanya yabo. Nyirabayazana w'ibi bintu byo gufunga insengero nuko iri kubona mu bantu bari gukora ibyo mu bwami bwa Satani, kandi ntabwo ari cyo yabahamagariye. Yabahamagariye kugira ngo mukore ibyo mu bwami bwayo. Mpereye rero ku byo Rutayisire yavuze ngo abantu bafashe icyumweru bibiri, nanjye icyo ndagitsindagira 100%. Abantu bafashe icyumweru bibiri, abantu bisubiyeho bagakora ibyo mu bwami bw'Imana, nayo yakisubiraho ikareka kuvuga ngo sinzagera gute? Ntabikora ntizakubabarira. Ibyo nabyo nibyo abantu bimaze kubigeraho. Umva niwashaka wisubize, n'ibitaraza bizaza. Imana irambiwe n'agasiha ziba mu bantu. Iryo vogonyo rizashira umunsi Uwiteka yamanutse, uzabubwira. Wagize ngo ni kera, n'ibyo uzarebesha amaso yawe. Murahamagarirwa gukora ibyo mu isengesho rihari rigezweho ni
bwayo barakiranuka